tekereza ibi bintu. Kigali yose irijimye, abantu amaso yose muri Kigali bayahanze umuhanzi Davido. Turi ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 2025. Turi muri sale ya Becky Arena aho twese dutegerezanyije amatsiko uko uyu muhanzi aza kuririmba n'abandi bahanzi twakunze barimo Kitoko, Juno Kizigenza n'abandi bakomeye. Muri ako kanya haje umuyobozi mukuru ku rwego rw'igihugu n'imbere wa kabiri mu Rwanda, ari we Jeannette Kagame. Twese turahungabanye, abantu bose baribashe bati ese koko Jeannette Kagame ni uje aje mu kihe gitaramo? Muri iki gitaramo koko aje kureba uyu muhanzi Davido, ari kumwe natwe muri iki gitaramo? Amaso abantu bose barahindukira bayahanze aho ahagaze ngo barebe indirimbo iza gutuma koko abyina akishima. Abantu bafite amatsiko menshi yo kumva umuhanzi Jeannette Kagame akunda, kandi koko biteye amatsiko. Ahari nawe niyo mpamvu wafunguye iyi video ngo umenye neza ibyerekeranye na Jeannette Kagame n'umuziki n'abahanzi. Nuwe muhanzi akunda? Nuwe mukino yakuze akunda? Niyihe siporo imushimisha kurusha izindi? Iyi video ushobora kuba warayibonye atera umupira. Ni video iteye amatsiko, nta muntu utakwifuza kuyireba ngo yumve koko niki Jeannette Kagame akunda mu bijyanye n'imikino. Twese aho turi hagiyemo umuhanzi Kitoko araririmbye, abantu barishimye, ariko amatelefone yose ari gukamera areba aho Jeannette Kagame aherereye nabo bari kumwe nawe. Koko Jeannette Kagame akunda umuhanzi Kitoko nkuko byagiye bivugwa? Ese Jeannette Kagame akunda umuhanzi Dr Cloud nkuko byagiye bivugwa? Twese dufite amatsiko yo kumenya umuhanzi nyawe Jeannette Kagame yabakunda. Hari indirimbo nyinshi zagiye zigaragara Jeannette Kagame abyina. Twamubonye abyina Kinyarwanda, twamubonye abyina izi mbyino zigezweho, by'umwihariko hishimirwa intsinzi y'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Abazi iyi mbyino muzi ko ari imwe mu mbyino zatumye tumenya ko Jeannette Kagame ashimishwa no kubyina indirimbo nk'abandi. Ugendeye ku byagiye bitangazwa, ushobora kuvuga ko mu bahanzi Jeannette Kagame akunda harimo Kitoko na Dr Cloud. Reka mbasubize inyuma gato. Ku itariki ya 10 Kanama 1962 mu Burundi havutse umukobwa mwiza bamwita Nyiramongi Murute Ubarwe Jeannette. Icyo gihe nta numwe wari uzi uyu mukobwa icyo azavamo, ariko uko iminsi yagiye yigira imbere aza kujya muri Kenya ashingirwa na Paul Kagame, ahindura izina yitwa Jeannette Kagame. Kuva iki gihe amaso yacu yakomeje kumureba, afite amatsiko yo kumenya byinshi kuri we. By'umwihariko ku itariki ya 22 Mata 2000 ubwo Jeannette Kagame yabaye umufasha w'umukuru w'igihugu, abanyarwanda bakomeje kugira amatsiko yo kumenya byinshi kuri we. Ni nayo mpamvu igihe hasohotse video nk'iyi igaragaza mu rugo imbere kwa perezida wa Repubulika, twese tugira amatsiko yo kumva icyo akunda, kumva uko ubuzima bwe busanzwe nyuma ya kamera buba bumeze. Ariko rero kubaza amateka neza, tuzi ko Jeannette Kagame yavukiye agakurira i Burundi. Yakuze mu gihe hari hagezweho amakinamico, kimwe mu bintu bimushimisha. Uriya Jeannette Kagame akunda gukina amakinamico, yakuze abikunda, yakuze ari cyo kintu kimushimisha cyane. Mu by'imiziki nabyo tuzi ko akunda abahanzi bo mu bihe bye, by'umwihariko baririmba indirimbo gakondo nka Cecile Kayirebwa, Muyango n'abandi. Nuhura n'ibihinda mazaka mu mwanya wo kumuyimba namuhera mu bugi humura. Hari byinshi bitangaje ku buzima bw'abantu b'abanyacyubahiro
twifuza kumenya. Niyo mpamvu twakoze video ngo nawe tugusogongeza. Tuzakomeza kubana namwe tubabwira abandi bantu bateye amatsiko. Nge ndi Richard Irakoze, Diaspora. Ciao, bye. Ciao, bye.